Hello guys, nizere ko umeze neza we udahwema gukurikirana ibiganiro byacu we dukurikiye uri impande zitandukanye z'isi, abari amajyepfo, amajyaruguru, uburengerazuba, uburasiro bwaryo ndetse n'udukurikiye uri mu mujyi wa Kigali, abadiaspora namwe ntago tubibagiye aho mudukurikiye muherereye hose, Imana nikomeze ibane namwe. Rero reka mbanze mbifurize umwaka mushya, dore ko uyu nguyu turimo iminsi iri kubarirwa ku ntoki kugira ngo urangire. Rero reka nkwifurize umwaka mushya w'ibihumbi 2026 uzawutangirane n'ibyiza, uzawutangire ubone ibyiza gusa ibyo utabonye muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 byose uzabibone muri uyu mwaka mushya w'ibihumbi 2026. Uyu mwaka w'ibihumbi 2026 Imana izabane nawe, ikongerere imigisha, ikongerere ubutunzi ndetse iguhaze mu byifuzo byawe. Kandi reka nanabifurize Noheli nziza ku bayizihiza. Rero Noheli nziza, dore ko gusa benshi bavuga ati Noheli ni iy'abana, ariko Noheli nziza cyane ku bayizihiza kandi Yezu azavukire mu mitima yanyu. Rero aka kanya Jay Kizzo wa Mipango akaba yongeye kuba yabwirwa na RIB cyangwa se yakihanangirizwa na RIB ku nshuro ya nyuma. Bamubwiye ati Jay Kizzo wa Mipango, ibintu byawe byo gutukana nutabigabanya uratabwa muri yombi. Dore ko Jay Kizzo wa Mipango atukana yarangiza akavuga ati aziranye na RIB cyangwa se akavuga ati ni inshuti na RIB ntacyo bamutwara. Rero Jay Kizzo wa Mipango yihanangirijwe na RIB, arabwirwa ati ibintu byo gutukana nubyongera uzatabwa muri yombi kandi uzabihanirwa ku buryo bukomeye. Ibintu byo kuvuga ngo uziranye na RIB ntago imenyana n'abakora amakosa, RIB tumenyana n'abakumira icyaha cyangwa se n'abakumira amakosa. Rero abantu bakora ibyaha twe ntago tumenyana nabo, gusa tumenyana nabo turi kubata muri yombi cyangwa se tujya kubafunga. Rero niwongera gukora ibi bintu cyangwa byo gutukana no ku mbuga nkoranyambaga wandagaza abantu, utukana ku buryo umuntu yumva ibitutsi byawe urimo uratukana nta kinyabupfura kirimo, ibi bintu uzatabwa muri yombi kandi uzahanwa ku buryo bukomeye. Dore ko Jay Kizzo wa Mipango ni umwe mu bajene bakunzwe cyane hano mu Rwanda, hano ku mbuga nkoranyambaga. Abenshi cyane bazi Jay Kizzo wa Mipango nk'umunyamakuru wikorera kuri channel ye ya YouTube. Rero uyu Jay Kizzo wa Mipango cyangwa se Gasuku, abenshi cyane mwamumenye cyane hano ku mbuga nkoranyambaga. Rero yihanangirijwe cyane, arabwirwa ati niwongera ibintu byo kuba waza hano ku mbuga nkoranyambaga utukana wandagaza abantu, ati rero nawe uzatabwa muri yombi. Dore ko mugenzi we Jihad ubu nawe yatawe muri yombi mu byaha arimo aregwa 9, harimo nawe icyaha cyo gutukana, kandi uyu nawe Jihad yari yihanangirijwe cyane. Rero Jay Kizzo wa Mipango nawe yihanangirijwe, bamubwira ko ari ku nshuro ya nyuma ko nabyongera azatabwa muri yombi, ko nta yandi magambo, ko nta zindi nteguza, abe yicaye abizi neza ko niyongera gukora ikosa ryo gutukana hano ku mbuga nkoranyambaga ko bazamuta muri yombi. Nagabanye ibintu byo kwerekana ko atarezwe, kuko Jay Kizzo wa Mipango abenshi mwamumenye cyane mu bitutsi bigiye bitandukanye agenda atukana hano ku mbuga nkoranyambaga, dore ko ari umwe mu bantu hano ku mbuga nkoranyambaga badatinya kugutuka, banagutuke kuri nyoko cyangwa se banagutuke bakwiye umva arakwandagaza bitabaho. Rero uyu yihanangirijwe bya hatari, arabwirwa ati ibi bintu nubisubira cyangwa se nubyongera tuzaguta muri yombi. Ibintu byo gutuka abantu warangiza ngo uziranye na RIB, iyo ngingo ntabwo ikurengera. Ati RIB ntabwo tumenyana n'abantu badafite umuco, ntabwo tumenyana n'abantu batukana. Rero reka ngushimire aho wari uri kunyumva, aho uherereye hose. Reka nkubwire ngo Imana nikomeze ibane nawe, Imana nikomeze ikongerere imigisha. Njye mwari kumwe n'indigi nk'ibisanzwe, reka ngusabe unkandire ku ijambo subscribe niba ntacyo bigutwaye, kugira ngo turajye tugenda tubana mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Rero ndabakunda cyane abakunzi banjye mwe mwese mwakanze subscribe, gusa nawe utarayikanda niyo gahunda, ni nacyo gihe kugira ngo unkandire ku ijambo sabone cyangwa subscribe kugira ngo tugende tubana.